ibyo turangije umwitozo uyu munsi twitegura match ya APR yo kuwa gatandatu. Urebye abakinnyi bose nta kibazo cyose bukuru, urebye ndumva nta ikindi kibazo twaba dufite. Ubundi Onana afite ikibazo urebye no mugongo colonne vertebrale. Ejo yakoze imyitozo ashaka kugerageza ko yareba ko yatangira neza, ntabwo abashije kurangiza imyitozo kuko yahise akomereka kandi ahita ajya guca mu cyuma, kuko mu cyuma bitewe n'ukuntu umuganga ukuntu yasobanuriye wasanzemo hariho ikibazo ku mugongo we. Muganga bahita bamwandikira imiti na reka ibyumweru bibiri adakora ku mupira. Ubu nicyo navuga kubibona. Urebye inzira yo tuyirimo kuko turi ku gikombe, kuko ikipe iri imbere yacu turusha amanota 8. Turimo turareba ko kwa gatandatu tuzabasha gutsinda ko tugabanya amanota turi imbere. Urebye ni match twiteguye neza consequence, kuko izi match ebyiri tumaze gukina ari icyizere ziduhaye bitewe na objectif ntego ikipe ifite iyo y'igikombe. Ndumva ko turi bukomeze muri uwo murongo mwiza twatangiranye kuva kuri izi match ebyiri tuje. Yego, itandukaniro rirahari kuko ubushize urebye APR ntabwo yatsinze, ahubwo twaritsinze twebwe bitewe n'ukuntu twakinnye, kuko twabashe kubona igitego hakiri kare. Habamo ikibazo cyo guhuzagurika muri defense, ariko ubu ngubu defense ya Rayon Sport isigaye stable, kuko ntabwo tugitsindwa cyane nk'uko twatsindwaga mbere, kuko urebye hari ibintu byinshi cyane habayemo impinduka muri defense yacu. Ntabwo tukigira ikibazo cyo kwankesa. Uva ko APR yego uko twitsinze natwe ubu ngubu ntabwo dushaka kandi gukora iyo erere, kuko mbabwiye yuko turi mu murongo mwiza wo gukomeza gutsinda, kuko kwa gatandatu ntabyo muzabibona ko nibyo na adversaire twubaha. Yego, ntabwo byakabuza bitewe na objectif yacu cyangwa ikipe yo gutsinda buri mukino wose, kuko en plus kandi iriya ni derby yo mu gihugu, ko ni match tugomba gutsinda. Urebye umutoza yaje ari ikintu kinini cyane yongereyemo muri groupe cyuko umukinnyi agomba kwigirira confiance muri we. Iriya confiance muri we ndumva ko muhora mureba match zacu za Rayon Sport, ntabwo tugikina ibipira birebire kuko dutangiriye inyuma dukina ku buryo nta kibazo na kimwe tugenda duhura nacyo. Urebye hari filozofi nyinshi yawongereye mu bakinnyi byo kwiha icyizere muri bo, kuko byaradufashije twese, ari twe staff ari n'abakinnyi muri rusange. Yes, kuko akenshi iyo tujemo hano hari ibintu byinshi cyane atwigisha, kuko hari experience nyinshi cyane ari kugenda atwongerera. Twebwe turi hafi yiwe cyane cyane nanjye na Sasha n'abandi, hari ibintu byinshi cyane ari kugenda twigisha, ku buryo arimo ibintu byinshi cyane byo natwe ntabwo twari tuzi, ariko arimo aragenda bidufashamo, kuko urufunguzo rwa Rayon Sport na APR kujya mu mukino hakiri kare, kuko APR na Rayon Sport iriya derby biterwa n'umuntu waje mbere mu mukino. Iyo uje utinze usanga umuntu yakubonyemo igitego kandi kukishyura ari ikibazo, kuko derby ya Rayon Sport na APR maze kuyitoza imikino myinshi. Yego, ariko iyo umuntu amaze kukubonamo igitego biba ari ikibazo, ariko twebwe bitewe na objectif dufite, bitewe n'imyitozo uyu munsi twakoze n'ejo, bitewe hanyuma n'ama match tumaze igihe dukina, hariho ikintu gikomeye cyane kiyongereye muri groupe yacu ya confiance muri bo, kandi na match ebyiri twatsinze byo hari ikintu kinini cyane cyatwongereye.
ngo Romami Marcel umutoza wungirije mu ikipe ya Rayon Sport byinshi gihe ngo tujye mwaraganiriye hariya ku myitozo ku munsi w'ejo ni na myitozo ngo bari bemereye itangazamakuru kuza ubu nta muntu ushoboka ukanagira mu nzove yitwa akora igitangazamakuru cyangwa undi wese usibye no kuba umunyamakuru kuko uri umunyamakuru wenda nkatwe tuba dukora amaradiyo usibye wenda nk'abantu bakoresha amasocial media nibwo ushaka kutumenya cyangwa kutubona ariko n'undi muntu uwo ari wese urabona hari mu nzove n'ahandi hari ibintu bishitingi nako amasengenge hose bahatwikire ntabwo bapfa kubureba mu kibuga arabizi ko abantu bajyaga inyuma cyane cyane nk'abamotari cyangwa abaturage baturiye hari mu nzove bakajya muri za grillage ubu nta kintu na kimwe wabona hose arapfutse hose bahapfutse mu nzove habaye umva nkubwire nko mu nzu umva nkubwire ejo umutoza basoje imyitozo twaramwegera nk'itangazamakuru ngo atuvuge yahise yateye intambwe nubwo mbere mbonye umuntu utera intambwe nini cyane rero babwira ati tuzabona nko kuwa mbere utavuga ngo ushaka gusimbuka ngo yitonze ngabanza nako gasubira inyuma we noneho yahise yihuta bya hataratu ati Roma uri kubyumva nta wundi ntahitamo ati mwe muganira na Roma dushatse n'umukinnyi nawe baramutwira ubwo twumvaga ari interview zeme kuko niko bari batangaje twumvaga ko n'umutoza n'abakinnyi turi babone aho buri wese twifuza ariko umutoza ni umwe no match ni imwe muri match yashatse kubitwara mu buryo buri secret cyane yabitwaye mu buryo bw'ibanga noneho amakuru namenye nuko na bya bindi byo kuvuga ngo perezida araje cyangwa aba perezida w'amafani club baraje ngo baje gukurikirana imyitozo wenda ya nyuma cyangwa ngo bemereye abakinnyi ngo umutoza yavuze ko nta muntu n'umwe ngo akeneye mu nzove kereka nibiza guhinduka wenda niba muganiriza perezida w'ikipe siniyemeye kujyayo nyine kereka nibiza guhinduka niba muganiriza akamubwira ko ari bwo buryo Rayon Sport ikoramo ariko amakuru namenye nuko ngo umutoza avuze ko nta muntu n'umwe ashaka kubona aho ngaho Derby yatangiye gushyuha mugaragu ibyo bitandukanye n'ibyo yari yatangaje yatangiye gushyuha nicyo kintu ubundi bwo kwibaza kandi inyamata mbere ko mugaraga akomeza inyamata yari yatangaje ko wamuganira ari match isanzwe ni gute umutoza ashobora ati match irasanzwe ngewe ibyo byanyu bya Derby ni ibyanyu ariko muri Portugal ntabwo tubizi yarangiza habura amasaha 72 akavuga ati nta muntu n'umwe nshaka ku kibuga cy'imyitozo cyanjye muri teremeza zo mupira w'amaguru bayita mind game cyangwa se muri rw'icyongereza uvuga ngo gutegura abantu cyangwa se ni nko kwica adversaire mu mutwe we nuvuga ngo kiragiye bivuze erega nta muntu utabizi ko iyo uri umunyamahanga ugiye gusoma ngo nje muri football y'u Rwanda rubanza ugasoma amateka ikipe ngiyemo ihangana n'izihe ikipe ifite ibikombe byinshi n'iyi ntabwo ntibibaho ntabwo umuntu yabewe ko classique hano mu Rwanda cyangwa se umwe mu mikino ikomeye muri aka karere ntabwo wahabwa akazi mu Rwanda n'umunyamahanga ngo ubu utazi yuko Rayon Sport na APR erega niko kuntu bikora none se wowe ugiye kugenda none se wowe tuvuge bwa mbere ujya hanze nabanje se gusoma igihugu giyemo maze ugasoma menya ubuzima bwawe ibintu imihanda imeze gute umuntu yakwideburira gute ibyo umuntu arabanza akabikora none rero uje uri nk'umutoza wawe akazi muri iyo ikipe nka Rayon Sport wana ugomba kubanza kumenya iryo zino ugiye gutoza niri ese ni ikipe iba muri middle class ibamo hagati buri gihe birwana no kujya mu myanya hagati ni ikipe irwana no munya yo kutamanuka ni ikipe buri mwaka birwanira igikombe ibyo uri umutoza ugomba kuza ubizi so iyo uje rero ukaza ukamenya amateka ya Rayon Sport ugomba kumenya ngo ese Rayon Sport ihangana nande nuhe mukino ushobora kuba watsindwa ukakwirukanije ko hari makipe nk'aya mu maderby hari imikino ushobora gutsindwa watsindwa home and away niyo kipe ukaba bahita wirukanwa so icyo kintu rero umutoza agomba kuba akizi muri iyi rusange birano yakoze rero ibugesera nicyo kintu bita mind game uvuga ngo kubanza kubeshya adversaire akabanza kumwereka ko ibyo uwo mukino nta nubwo awuzi abantu bakeke koko agiye kwitegura ko nk'uwitegura nkuko yariteguye umukino wa Bugesera kumbi ahubwo we arabizi neza ko ari umukino agomba gufata hari ibindi bintu bikarishye arimo arahisha niyo mpamvu iki kintu rero iri gutegura umukino nk'uyu nguyu kuko arabizi neza ko hano mu Rwanda byoroshye ko umuntu tuvuge niba ari amayeri amayeri cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza babyita tactique iri gutegura umukino hari amayeri urimo urakoresha hari n'abakinnyi ubushaka gukoresha n'uburyo bwo kuzasatira kuko ubu byaroroshye afite amashusho y'ikipe ya APR abasha kwiga kuko arabonye ko hari ingingo muri no sezo ndetse na Mike Mutema yari nabivuze yabanje kwiga ku mashusho y'ikipe ya APR abona imbaraga z'ikipe ya APR ziherereye cyane ko ari ikipe ikoresha impande zayo uko kwiga kuri ayo mashusho rero
nawe iyo uri gukora imyitozo ukora iyo myitozo utegura ayo mayeri n'abakinnyi bo kugira ngo uzabuze izo mpande za APR kuba zazamuka no kuba zatanga umusaruro. So muri ko kwima rero abo bafana n'abo bantu nuko abizi neza ko ashobora kuba hazamo abantu bashobora kuba batanga ayo makuru akagenda mu ikipe APR. Aranabizi ko mu ikipe ya Rayon Sport hari nubwo abantu bazi ko ikintu ari ibanga n'abayobozi bazi ko ari ikintu ari ibanga, ariko ejo ukahita ukibona hanze bitandukanye no hakurya mu ikipe ya Mukeba byoroshye ko amakuru ajyanze. Niyo mpamvu yahisemo ko umuntu wese ushobora kuba yagera ku kibuga kugira ngo nayo mayeri yose abashe kuba yakopera, kuko kimwe mu bintu byamuhesha kongera kontara uno mwaka nuko yatsinda ikipe ya APR akazana soza kubera ko afite amezi atandatu kiba ari igihe gitoya. Muri ayo mezi atandatu kugira ngo ukonveke abareyo ndetse unagume mu mitima yabo n'abafana bajya bakuririmba nuko watsinda uno mukino uri classique. Kuwutsinda rero ugomba kuwutegura in and out mu buryo bushoboka bwose, mu buryo bushoboka bw'umutoza. Ikintu cya mbere ugomba kwima amayeri yawe adversaire ko hari n'ikintu na kimwe yamenye mu buryo urimo urategura. Niyo mpamvu twabwiye abantu ati derby yatangiye gushyuha kuko urusyo dukome n'ingasire ishyorongi naho ngo nta muntu wemerewe kugerayo n'itangazamakuru, nta munyamakuru akanagira ishyorongi kugeza uyu muntu tuvuga uretse wa APR. Abanyamakuru bose ibitangazamakuru byose byanditse bisaba APR ko bijya gukavanya imyitozo ya APR kugeza ubu ngubu nta gitangazamakuru kirasubizwa. N'ikintu gihari nuko noneho n'ushinzwe itangazamakuru muri equipe ya APR Football Club afatanyije n'ufata amavideo muri equipe ya APR Football Club bose abanyamakuru bose mu magroupe tugiye duhuriramo n'ahandi barabahamagaye barabandikira bagira ko ni ikintu kidashoboka gufata imyitozo ya APR, ni ikintu kidashoboka no kugenda ukareba n'ucana na recorder cyangwa n'ucana na kamera ntabwo bishoboka. Niwemerewe kurenga uramuhanda uva ishyorongi uzamukamo hari ikintu gihari ni ukugiye gusa ugafata amafoto y'imyitozo introduction ariko yajye mu biri tactique ukazinguka kugeza ubu nta munyamakuru uko tujya bivuga wemerewe kuvuga nyine ku banyamakuru bawo amafoto yerekana nyine ni uvuga ngo mu muduri uri muri equipe, ariko no mu buryo buri tactique kamera igomba kubizinze. Nta kintu na kimwe umutoza ashaka kubona. Icyo ngicyo kirakwereka ko one ku ruhande rumwe rw'ikipe ya APR umutoza Adil Erad Mohamed Resko amaze gutsindwa kabiri muri no season, kandi arabizi neza ko inyuma ikipe ya Kiyovu Sport ntabwo iri gushaka kurekura, iracyari ku mwotsi igitutu. Arabizi neza ko ashobora gutakaza uno mukino Kiyovu Sport ikitwara neza ugasanga agiye ku gitutu no kuba yaratakaje kabiri. Urumva erega kuba ibintu umuntu ataramenyereye ni nka kwa kundi umwana uba waramumenyereje kumuha sererake buri munsi akabazi ko abyukira kuri sererake, ariko rimwe ukanyuzamo ukamuhereza igikoma cya rukacarara umwana ashobora no kubira. Ibyo rero ni nkabyo kuri Adiri byabaye kubera ko kuva yaze ntabwo arazi gutsindwa muri championnat bimera gute. Mukoro iramutsinze, Musanze iramutsinze, ubu ngubu nawe yatavuga ati uziko byana kugira ngo yongere yigarure imitima y'abakunzi ba APR nuko agomba kongera gutsinda ikipe ya APR igomba gutsinda Rayon. Ubwo aho ni ku ruhande rw'ikipe ya APR. No ku rundi ruhande umutoza ikipe ya Rayon Sport kugira ngo nawe nibura ajye mu mwanya mwiza wo kwizera ko yazakomeza n'ikipe ya Rayon Sport ndetse yazanongera amasezerano, kuko ari n'umwe mu mikino byamuhesha iyo ntsinzi ni ugutsinda umukino w'ikipe ya APR. Nibyo yatangiye atsindwa na Mukura, ariko nyuma y'imikino ibiri yose amaze gukina harimo no waheruka gukina na Bugesera yombi yarayitsinze. Ariko mu buryo yayitsinzemo abantu bagishidikanya kuri touch yo, uburyo asoma umukino abantu baracyabishidikanyaho, uburyo akora remplaçant mu buryo asimbuza abakinnyi ibintu baracyabishidikanyaho. Uvuga ko ibyo byose rero kuba ari kinashidikanywaho ataremeza abo bari ku buryo bavuga bati uyu ni umutoza no tugiye gukina na APR tuzi ko aza gukubita. Ikintu gihari cyo no kuvuga ngo niyo mpamvu mu buryo bwo gutegura ubwo buryo bwose amayeri imipango se arimo arakora adashaka ko ari umuntu n'umwe ushobora kuba wamenyekana ku buryo yatanga ayo makuru, kuko abizi neza ko hakurya Adil Erad nawe n'umutacticiye. Nuvuga ngo niba ari umutacticiye umuntu uzi nawe gusoma akaba azi gutegura adversaire, aramutse amenye amwe mu mayeri yawe n'uburyo urimo urategura nawe ashobora kuba yabihindura, cyane ko yarebonye ko niba nk'ahari ingingo nk'umuntu w'umutacticiye, niba nk'ahira ari Mike Mutebe nk'umuntu abantu b'abatacticiye barize amwe mu mayeri y'uburyo APR yari ifite imbaraga zayo cyangwa se Cote Fort ifite imbaraga n'uburyo ibasha kuba yabyaza umusaruro ubusatizi bwayo cyane ikoresheje mu mpande. Abo batoza bombi b'abatacticiye bakaza kubyiga kandi bikaza kuba resi, aravuga ati ahangaha nanjye
ndamutse mbonye n'icyo kintu cyangwa se uburyo bumwe umutoza adverse ikipe ya Rayon Sport imera tegura ushobora kuba nanjye nabwiga niyo mpamvu rero kwa niko ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko umutoza yahisemo ko icyo kintu kigomba kuba navuga ko ibintu byose bigomba kuba mu bwiru mpaka ikipe ikaba abantu benshi bakazanayibona ku munsi wa match abenshi kuri ibyo bintu bashidikanya yaba gusoma umukino ndetse nuko gusimbuza bakabona ku munsi wa match uko azi ko ari match iri capital. Ibintu byatangiye gushyuha kuri iyi derby ku munsi w'ejo rwose tuzahamagara n'abafana b'impande zombi ubundi baze hano bivuge imyato ubundi ibintu bikomeze kugenda neza kugera ku munsi wa gatandatu tuzaba rwose tukiganira kuri uyu mukino wa Rayon Sport na pe aramakuru Dinyo ngo babwo ko yaduhishe Dinyo sinzi hari gahunda zindi munzo sinzi ngo umukecuru ngo urimo gukora operation Dinyo nze kubivuga niba ari ngo mukongomani cyangwa ari umurundi ngo waje ngo gufasha ngo gutanga umusada kugira ngo iyi kipe zitware neza rega zino match ubundi ugomba mu kibuga urateguye ariko noneho out naho hari imbaraga nyinshi cyane. Turarekera kuzakomeza rwose kuganira kuri uyu mukino mu biganiro byacu biri imbere kugeza ku munsi nyirizina wa Rayon Sport izabakira APR ni saa 9 kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku munsi